ibintu byose uri gukora ni iby'iki? Uri mwiza, irakubereye kuruta njye uko yari imbereye. Basi ndabanye kuri komeza yambare. Uraberewe. Reka namaze gufata umwanzuro. Ariko sheri nzageza he kukubwira ko gukomanga ku cyumba cyawe atari ngombwa koko. Karibu basi. Iki? Sizi teatire murimo ni teatire bwoko ki? Ikanzu y'umugore wanjye? Kra. Ibi ni iki? David. David. Ndakumva nyine mbwira. Kutavuga se? Uyu yabasha kuguha ibyo gihe ntaguha. Ni nk'iki se buriya afite wowe udafite? Umwana. Umwana. Urumva uri gutekereza neza? Ubu ni ubusazi Grace. Ubu ni ubusazi. David ntabwo ari ubusazi. Niba atari ubusazi ni iki? Mama wawe. Mama wanjye? Mama wawe akeneye umwuzukuru. None niba akeneye umwuzukuru, akeneye umwuzukuru uvuye ku mukozi wawe. David wabikora. Imbere. Mumva imbere. Mumva imbere ntabwo nshaka gukomeza kureba izi teatire zanyu zitamaye agaciro. Akeneye umwana haramaze. Navuze ngo mva imbere.
komeza uze. Rose, waba uzi impamvu abagore benshi babika amakanzu yabo y'ubukwe? Ntekereza ko wenda ari ukugira ngo ababere n'urwibutso. Birajya gusa nabyo, ariko hari igihe aricyo gihamya cyonyine usigaranye kikwibutsa byibuze ko wigeze gukundwaho mu buzima. Ifoto yambare. Please. Oya? Ntabwo natinyuka kwambara ikanzu yawe y'ubukwe. Wabikora kubera ko ari njye bigusabye. Please. Rose. Tuvugane. Nukuri mbabarira. Uko bigenze ntabwo ariko nanjye nabitekerezaga. Nakubeshye. Nta mwanzuro nanjye ni umwanzuro ugoye cyane. Ndakwinginze mbabarira, sibyo? Mbasha ibintu tabizi wamuye kure wangiriye Maura ntabwo nibagiwe ko mfashije, ariko uyu mwanzuro ni mubi. Ni mubi nyine, ni mubi ariko nanjye ntabwo binyoroheye, sibyo? Ese nkubwire ngo ni mwiza kandi nanjye nabikoze bingoye. Babarira. Ndaza gushaka uburyo mbikosora, sibyo? Sibyo? Ese ntiwabyibonye ko
inyama. Kihorere ndaza kubyitaho sibyo? Sibyo. Sinumva ko wagira ngo ntabwo wishimye muri uru rugo. Urabona hari ibyishimo. Wowe se wumva ubifite? Ngenda nezerewe rwose nguwe neza nta kibazo. Ubwo sinejejwe n'iki kiri ahangahe iwawe? Ibiryo birahari, ibyo kunywa birahari. Ibiryo se wajya hose ntabwo waguha ibiryo. Ariko se n'icyo udafite ngo bazinyigure. Uwo mwuzukuru niwe nkeneye muri urugo rwawe. Nta n'ikindi nkeneye cyane. Ariko se wowe uwo mwuzukuru wawe ntabwo ubizi neza ko abuzukuru n'abana batangwa n'Uwiteka ahubwo ugira ngo hari ikindi kintu. Ariko Uwiteka ntabwo yaguha umwuzukuru gutyo gusa. Hari umuntu usabanye Uwiteka agenda agashyiraho umwuzukuru gusa. Umwuzukuru ndamukenerega nuko mbikubwira iki cyose babikumvisha. Azaza nawe. Iyi myaka yose ishize umbwira ngo azaza. Ese azaza kugeza ryari? Nandetse uragira ngo dukore iki? Wowe umuntu w'umugabo mu rugo rwabuze ikintu wakora. Basi reka icyo kiganiro tube tukihoreye tubanze dufate. Ariko nacyo kirakenewe. Tuzagishakira umwanya. Ryoherwe. Nawe ntubibona. Bite? Saba. Ko nabibona ra. Bana bite? Yezere wicarire hano. Kwino wicarire hano ariko. Kuko ari uduteguriye niki tumuticara ahangaha muri salo. Ari waguhara waguhejemo. Ariko uzi ko wa mukobwa wo kwa Pasiteri Rufonsi mwitondo Rufonsi amuga akambwira ko ubu nanone wongeye kubyara undi mwana wa kabiri. Rega burya urugo rutagira umwana ntabwo ruba rwuzuye. Ntabwo ruba rwuzuye rwose. Nk'ubu hano nakagombye kuba nicara abuzukuru bankoraho nanjye nkaza nkishima nasanga mutanahari kandi kuvugana n'umwuzukuru. Sinzi impamvu ubona ko umbwira ko nta kibazo. Se nabona nta kibazo gihari. Ndumva abo ngabo Imana yarabagiriye neza. Madame Grace, ibisubizo byanyu byabonetse. Ngamizere ko bimeze neza. Gusa ngerageje kubanyurira mu ncamake z'ibisubizo. Umbabarire wihangane. Ubabarire iki mugabo? Kubera ko watuzaniye test igaragaza ko utwite kandi twapimye mu maraso twasanze udatwite. Muga ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka muga. Wambwira ko ibyo bintu bishoboka gute? Njye nazanye test. Muga wayiboneye n'amaso yawe. Utushobora kumbwira ngo ntabwo mwite muga. Granda byumva. Iriya test hari uburyo
ishobora kuba yarakubeshyemo. muka ntabwo bishoboka. Kubera ko hari igihe umuntu atwite inda ikavamo ntabimenye. Hari igihe musigira ibimenyetso by'uko atwite bityo yakoresha ya test de grossesse akagaragara nk'utwite. Ikindi hari igihe ushobora kuyikoresha yarapfuye. Ibyo nabyo bishobora kuguha resultat nk'iz'umuntu atwite. muka kubera iki? kubera ikiriya test itigeze inambeshya na mbere? ko itigeze impa ibisubizo nk'ibyo yampaye? ko tumbwira ko ibisubizo bidahura? Noneho iki ngiki cyo nshaka kukubwira, ndagusabye ugire umutima ukomeye. Uretse no gutwita, twasanze imimerere y'umubiri wawe wowe ubwawe gutwita bitashoboka. Ikintu wakora ni uko urashobora kuba wakwadota umwana cyangwa umugabo arekeraho. umugabo arekeraho ko atari ibintu biteze. ihangane, cyangwa ukaba wakoresha uburyo bwo kuba wafata intanga zawe ugaha umuntu akaba yagutwitira, kuko wowe gutwita. muganga ndakwinginze subiramo ibi bintu. muka nari mfite icyizere cyuzuye. ntabwo iriya test na mbere bose yigeze ibinyereka. ndi kumakanya ko natwite. muka ndatwite. muka njye ndatwite. sinzi impamvu uri kumva ibintu bitari byo. Ikindi bwa ndabizi kuri umukristo, uretse Imana wasubiremo ibi bintu ukareka gukomeza kumbwira ubu amasaha nayo kunyibutsa ko ndi umukristo. Imana yonyine niyo isigaje kugukorera igitangaza. Naho ubundi rekera gupfusha amafaranga yawe uyatwika ujya wagiye aha birekere. Ibi noneho sindi kubikubwira nk'umuganga n'umurwayi, ndi kubikubwira nk'inshuti. Rekera kwangiza amafaranga yawe. Mbabarire, gusa hari abandi barwayi bo muri emergency nari mfite. Mbabarire kandi ugire umutima ukomeye. Ugire umugoroba mwiza. muka ntabwo wakambwira ijambo nari niteze ibirenze. muka nari niteze ibindi bitari imana kubera iki bibaye uko. nzi ko hari indi nkuru ngiye gutanga itamenyerewe. ninde muntu bamfasha kweli? ninde muntu wamubara? mwana wabaye iki? wabaye kunyereka mvirope. muganga yakoze iki mwana? usibye no gutwita ko nta nubwo inda yanjye yiteze kwakira umwana. ababyeyi babyaye niko muganga yakubwiye?
ibyiringiro byawe se bigiye hangane igihe nikigera uzabyara Imana yankorera ibintu. hangane mwana ndakumva ntabwo byoroshye Gute Imana itashyira iherezo kuri ibi bintu. kunyizera kumwana sinaherukaga wizera Imana kunyizera Nari niteze ko muganga ari bumpe ikindi gisubizo kitari icyo nsanganywe. cyangwa yabirebye nabi Ntabwo nzi ukuntu yamaye ibi bintu. Ntabwo nanjye ndabyumva. ariko twajya no kuri indi vuriro umwana wanjye nabyumva noneho Byihorere ibyo yambwiye. reka tuzajya n'ahandi mwana we hangana igihe kizagera hangana natwe zatugirira neza. zabagira neza babigizemo uruhare nawe. Uyu mwana mba mbona ari n'umwana mwiza rwose. Umwana ngiye mba mbona ari umwana mwiza, niyo ngeze hano mba numva mwishimiye. Utari mwiza hano se ninde? Umwana beza mwamumwuzukuru. Nta mwuzukuru namenya kuri mwiza. None se we ko atamuguhaye ubwiza bukuye? Babigizemo uruhare ariko hari igihe yamu. Uko nawe ubura aho nyine ntazi ibyawe. Muzi n'ikindi mfite ibintu byinshi byo gukora ku kazi. Munkundiye nabasiga ku meza. Hari ikibazo? Usinye muri ikibazo ufite. Mama nawe ntukagorane. Ese urabona none se ko umwana utagenda ngo umutoragure hariya ku muhanda. Babigizemo uruhare kandi umwana ko atangwa n'Uwiteka. Ubu ko kuragira ngo tubikoreye iki? Kandi igihe nikiragera. Umunsi cyageze uwo mwana ushaka tuzamuguha rwose. Icyo gihe se umva ariko igihe cyose ngo igihe nikiragera. None se dukore iki? Ese iki gihe n'igihe kizagera ryari? Kizagera se wumva igihe kizagera ryari? Dawe nta n'ikintu wabikora byibura. Ubu natuzabaho gutyo gusa. Bana ntababashye. Ibaze umukecuru azinyakirije wallahi. Alo mama David. Arame. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ni muganga. Yego umukobwa wanjye. Gahunda nayirangije. Reka. Ni ukuri nk'uko mwabinsabye. Wakoze. Byitwaye mwate. Cyonzi cyo ni uko ashobora n'imodoka zishobora kumugonga kuko namubwiye uretse no gutwita. Kubyara ntazabitegereza akiri muri ino si y'abazima. Yego. Ibyo nanjye nashakaga. Wakoze cyane. Murakoze gushima. Noneho rero ikintu ugiye kunkorera. Yego. Nshaka ko umara kode yawe nkagushyiraho twa dufaranga twasigaye. Yego.
ariko ibyo ni ibanga urabyumva nk'abantu bakuru ukaribika ukarimira ntazagere ukamera nkaho utigeze unabimenya ko byabaye ibyo ubwo se ndabizi ntabyo nzi nuko nibyo ushaka harya wari uri kumbwira ngo iki ohereza ayo mafaranga nta kibazo naho ibyabaye byo sinyibyibuka nuko rero rwose uri umukobwa mwiza nibyo nashakaga reka nze nanjye ndebane nawe yego urakoze mu kanya ndabikora yego umugoroba mwiza